Nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel, bashimiye kandi uburyo mukomeza kutwereka ko mudukurikira kandi ko mudushyigikiye. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ka gace tureberamo amazina yo muri Bibiliya ndetse n'ubusobanuro bwayo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku izina Isirayeli cyangwa Isiraheli bitewe n'uburyo umuntu abivuga. Wadushyigikira rero ukora subscribe, like ndetse na share usangiza abandi iyi video. Isirayeli rero ni izina riri maskire, ni ukuvuga rihabwa abana b'abahungu, naho mu gihe ari umwana w'umukobwa akoreshwa Isirayela. Iri zina Isirayeli rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanurwa ngo ukirana n'Imana, kurwana kw'Imana, Imana itsinde, cyangwa se Imana yigaragaze nk'inyembaraga. Nk'uko rero twibanda kuri Bibiliya, iri zina muri Bibiliya rigaragara bwa mbere mu itangiriro, aho Yakobo yakiranaga na marayika akamubwira ko atari bumurekure atamuhaye umugisha. Hanyuma mbere yo gutandukana, marayika akamubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo witwa Isirayeli. Iyo nkuru rero igaragara mu itangiriro ibice 32, umurongo wa 23 kugeza ku wa 31. Reka tuhasome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli, ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Muri make rero ibi nibyo twavuga ku izina Isirayeli. Niba hari izina wifuza ko twazakubwira, waryandika muri commentaire. Mwakoze gukurikira iyi video.